tugiye rero kuganira, turafata umwanya muto kuko amasaha yagiye, ntabwo twabashije gutangirira kugiye kubera izindi mpamvu z'akazi nazo zari ngombwa. Turakoresha umwanya mutoya rero kugira ngo tuganire nabo ku birebana n'itegeko, kuko uyu ni umuhango uteganywa n'amategeko. Tubabwire rero icyo itegeko rivuga ku gushyingiranwa kwabo, nababwire by'umwihariko icyo tubasaba. Iri tegeko rero mbere na mbere twibutsa ko ubundi ugushyingiranwa kwemewe ni uko umugabo umwe n'umugore umwe ukorewe mu butegetsi bwa leta ku bushake bw'abagiye gushyingirana. Iki ni icya mbere kandi gikomeye kuri mwebwe mwaje gushyingiranwa. Ni ngombwa ko nk'uko itegeko ribitwibukije, ni ngombwa ko mumenya ko gushyingiranwa kwanyu n'icyemezo cyanyu mwebwe. Gushyingiranwa k'umugabo n'umugore, ndavuga mwebwe mwicaranye hano naje kugira ngo musezerane ko mugiye kubana, mwebwe mwembi ni icyemezo cyanyu kandi bikorwa ku bushake bwanyu mwembi. Ubwo rero niba muri mwe hari uwaje babimuhatiye, niba hari uwaje yumva atabyumva neza, niba hari uwaje akibyibazaho akibitekerezaho, twamuha umwanya rwose agafata umwanya uhagije akazabikora ari icyemezo yagize gute yifatiye. Mwebwe mwembi rero ni mwe mugomba gufata iki cyemezo. Ikindi ni uko ari umugabo umwe n'umugore umwe. Uwo rero wazanye niwe itegeko rikwemerera, kuko ritwemerera gushyingiranwa n'umugabo umwe cyangwa n'umugore umwe gusa. Hanyuma kandi birumvikana nk'uko twabivuze, ubushake bwanyu mwembi, n'ikindi bivuze nyine uwo muntu ni wowe muba mugiye kubana nawe akabana nawe, ni wowe rero ugomba kumuhitamo nawe akagera gute akaguhitamo, si byo se? Hari ibindi rero by'ibanze iri tegeko rivuga nabyo tusuzuma, ari nk'imyaka yo gushyingirwa ni imyaka 21, cyakora rikemera ko n'abafite 18 kuzamura babaye bafite impamvu yumvikana nabo bashobora kwemererwa gushyingirwa, bakabyemererwa n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere nyuma yo gusuzuma iyo mpamvu baba bamugaragarije. Iri tegeko ariko rikatubwira ko hari n'imiziro, ari nayo mpamvu gushyingirwa bikorerwa mu ruhame nk'uko mwese mukaba muhari, cyane ko ubundi muba mwaragize n'undi mwanya wo guhura n'aba bicaye imbere yacu muri ya mihango yindi igendanye n'umuco ihuza imiryango yombi, umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa. Namwe mukaba mubazi neza, muzi ko nta muziro uri mu gushyingiranwa kwabo. Imiziro rero itegeko rivuga cyane hangaha rigaruka ku masano, ni ukuvuga ngo ntabwo twemerewe gushyingira abantu bafitanye isano y'ubuvandimwe taziguye. Ubwo ni abavandimwe nyine bavukana. Isano y'ubuvandimwe ziguye kugera ku gisanira cya 7, sebukwe cyangwa nyirabukwe w'umuntu ntibemerewe gushyingiranwa. Uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye n'uwo mwana cyangwa se abakomoka kuri uwo mwana, hari amasano y'ubuvandimwe iri tegeko rivuga ko abayafitanye tutemerewe kubashyingira. Ubwo rero impamvu tubigarukaho ni ukugira ngo muze kudufasha gusuzuma koko niba aba bari imbere yacu bemerewe kuba bashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko n'ibitegeko rivuga ko gushyingiranwa kwabo ari umuziro abafitanye ayo masano, ubwo ntabwo twaba twemerewe kubashyingira. Rinatubwira kandi ko ari umuziro gushyingira umuntu ufite irindi sezerano ryo gushyingira. Kuvuga ngo biramutse bigaragaye ko ufite irindi sezerano ryo gushyingirwa, waba ufite undi mugabo cyangwa ufite undi mugore. Kandi twabonye ko gushyingiranwa kwemewe ni umugabo umwe n'umugore umwe gusa. Ibyo rero nabyo itegeko ribifata nk'umuziro. Nidusanga rero iby'itegeko ribasaba mubyujuje, turabashyingira nk'uko itegeko ribivuga. Hanyuma gushyingiranwa kwanyu bibaha inshingano yo kubana.
Kubana k'umugabo n'umugore rero mu yandi magambo muba mugiye kubaka umuryango. Niyo mpamvu n'iri tegeko tuganiraho ni itegeko rigenga abantu n'umuryango. Mu gihe rero kubaka umuryango, leta ibatezeho umuryango kuko nicyo cyabazanye aha ngaha. Nayo mpamvu natangiye mbabwira ngo umuntu waba yaje yumva atabyumva neza babimuhatira bigenze gute, kuko n'itegeko ryabitubwiye ko twamuha umwanya akabanza agafata umwanya akongera akagira gute akabitekerezaho. Impamvu rero ni iyihe? Impamvu ni uko kubaka umuryango ntabwo ari ibintu umuntu akora atabitekerejeho. Umuryango mwiza rero kugira ngo ushoboke bigenda gute cyangwa se bituruka kuri nde? Umuryango wo kwa Habimana Salvatore no kwa Uwabeza Elina ni bande? Mwebwe. Kugira ngo umuryango wanyu ube mwiza bizaturuka kuri nde? Umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore ze ni Salvatore n'Uwabeza Elina. Bivuze neza nyine. Nimwe nabajije reka ntabwo nabajije muri ko. Si byose ubwo ni mwebwe nyine, niyo mpamvu navuze ngo ni umuryango wo kwa Salvatore nande na Elina. Si byose bizaturuka kuri Salvatore nande na Elina. Mwebwe ba mbere bizagira gute bizaturukaho. None si iyo mutazi uyu muryango twari kuvuga, wari kuzabaho se mu mateka y'isi? Yari bigendanye nawo ninde? Mwebwe mugomba kubigena. Si byose ubusugire ngo nimugere iwanyu mukavuga ngo runaka na runaka ntibazaza iwacu, bazaza navuze bariya, ariko mwese mwiyumvemo uko mubihisemo. Rero bigena uko umugabo abanira umugore, bigena uko umugore abanira umugabo, bigena uko umugabo akora inshingano ze ku muryango, bigena uko umugore akora inshingano ze ku muryango. Iri tegeko rero rivuga ko ubundi bigenda neza, umuryango bigenda neza igihe abashyingiranywe bazirikana ko gushyingiranwa kwabo hari inshingano bibaha, bazirikana ko hari uburenganzira bizana kuri buri umwe mu bashakanye muri uriya muryango muba mugize gute muba mwubatse. Itegeko riranavuga ngo mumaze gushyingiranwa ntimubane amezi 6 agashira nta mpamvu yumvikana ihari, hagize usaba ubutane yakwerera ubwengerero kuko mwasezeranye kubana none ntimugera gute mubana, kandi nta mpamvu yumvikana yatumye mutagira gute mutabana. Iyo rero ni inshingano ya mbere muba mwemeye ko mugiye kubana ugomba no kubahiriza. Ariko ku nshingano nyinshi zindi zizamo, igikomeye iri tegeko ritubwira nuko hazamo uburinganire hagati y'abashyingiranywe. Uburinganire rero ni uburinganire mu nshingano, ni uburinganire mu burenganzira. Kuvuga ngo gushyingiranwa kwanyu bituma musangira inshingano mukanasangira uburenganzira kuri uriya muryango mugiye kugira gute ugiye kubakana. Mugomba rero guhora muzirikana ko ibireba umuryango nk'uko itegeko ribitubwiye bireba umugabo kandi bikareba nde, bikareba umugore. Inshingano z'uyu muryango mugiye kubaka murazisangiye, mugomba gufatanya. Ntihagire uwumva ko iki kireba uriya cyangwa kireba uriya, ntihagire uwirengagiza inshingano z'urugo, ntihagire utererana undi, ahubwo mugomba gufashanya mu kuzuzanya, mugatabarana, mukamenya ko umuryango ari uwande ari uwanyu. Iri tegeko ariko rigaruka no kubirebana n'umutungo. Turaza no kureba uko umutungo ucungwa ku bashakanye, ariko icyo rigarukaho ni uburenganzira bw'abashakanye ku mutungo. Hari uko muhitamo muzacunga umutungo wanyu, ibyo rero bigena uburenganzira bwa buri wese kuri uwo mutungo. Ni ngombwa rero ko mubyubahiriza no mu mibanire yanyu, kuko iyo mutabyubahirije kimwe cyo bizana amakimbirane, ariko icya kabiri n'umuryango ntiwatera imbere kandi mutubahiriza imicungire myiza y'umutungo wanyu w'umuryango. Gushyingiranwa kwanyu kandi twabonye ko mugiye kubaka urugo, bibaha n'inshingano yo kugira uruhare mu mutungo. Si byose ntabwo waza hano uzi ko urugo ugiye kubaka utazagira gute utazaruhaye, siko bimeze. Niyo mpamvu itegeko rivuga ngo ni inshingano zikomoka ku gushyingiranwa kwanyu. Mbere utaragira urwo rugo ntawabikubaza,
ariko ugiye kugira gute, ugiye kurwubaka. Niba ugiye kurwubaka rero ni uko wemeye n'iyo nshingano yo kugira gute, yo kugira uruhare mu bitunga urwo rugo. Buri wese rero nk'uko twabonye ko musangiye inshingano, ni inshingano y'umugabo guhahira urugo, ni inshingano y'umugore guhahira urugo, ariko mukabikora bigendanye na buri wese nta mikoro ye, sibyo? Ntabwo ari ukuvuga ngo itegeko ryavuze yuko twese tugomba kugira uruhare mu bitunga urugo, hanyuma ngo bimubaze kandi ubibona ko nta n'ubushobozi cyangwa nta mikoro agiye kugira gute yo kubikora. Ufite amikoro agira gute, arabikora. Niba ari umugabo nabikore, niba ari umugore nabikore, niba ari mwembi mugire gute, mufatanye. Icy'ingenzi ni uko menya ko ari inshingano zanyu. Uyu muryango mugiye kubaka kandi ejo bundi hazazamo n'urubyaro, ubwo ni indi nshingano muba mwemeye, siko bimeze? Iyo mugiye kubana muba muteganya no kugira gute, no kubyara. Hari inshingano rero yo kwita ku bana no kubarera. Iyo nayo ni inshingano ireba umugabo kandi ikareba nande, n'umugore. Kandi ikindi gikomeye mugomba kuzirikana nyine, uko wamubaniye, uko wamwiyeretse, icyo cyatumye agira gute, aguhitamo. Urumva atari ikintu gikomeye? Si ikintu gikomeye, ikintu gituma guhitamo abana akabihorera. Urumva iyo mugeze mu rugo uvuga uti burya nabikoreshwaga nyine no kugira ngo uyu munsi turi muzagere, none warageze ubu umugore wanjye, umugabo wanjye, reka nongere nibere wa wundi, ubwo murumva byagenda neza. Umuryango mwiza rero kugira ngo ushoboke ni uko iyo mibanire igomba kuranga abashakanye, buri wese agira gute, ayitwararika, akayubahiriza. Niba uzi ko yanga ibi ugomba kugira gute, ubimurinda, siko bimeze? Ariko iyo mwakosheje kirazira gukosoza ikosa irindi, sibyo? Iyo ukoshoje ikosa irindi ntabwo wubaka, aho kugira gute, asenya. Rero mwakosheje cyangwa undi agakosa, mujye muganira nyine, murebe mukemura ikibazo cyavutse, ariko binyuze mu ki, mu biganiro. Nyuma yo gusezerana murabe iki, abagabo n'abagore, siko bimeze? Ubwo ntimuba muhinduye stati n'irangamimerere rihita rigera gute, ritarihinduka. Ibyo bigakurwaho n'iki, n'urukiko. Rero murabyumva. Rero niba wahisemo kuba umugabo ugomba kubaho nk'iki, mutansubiza ari murashaka kongera kwibera abasore se? Niba uhisemo kuba umugabo urabaho nk'iki, umugabo. Niba uhisemo kuba umugore urabaho nk'iki, umugore. Iyo ubyemeye gutyo ukabikora gutyo bigenda neza, sibyo? Abo byananiye rero nyine nibo iri tegeko rivuga ko hashobora kubaho gutandukana. Ubutane rero buza ku mpamvu zikurikira. Hari ubusambanyi. Iyo habayeho gucana inyuma hagati y'abashakanye, umugabo n'umugore, bishobora kuvamo gutandukana ku busabe bw'umwe cyangwa undi. Iyo wiyambaje urukiko ukarwereka ibimenyetso ko yaguciye inyuma, rurabatandukanye. Uturugo twabonye ko mugomba kubana. Uturugo amezi 12 akurikirana nta mpamvu yumvikana ihari, nabyo bibamo gutandukana. Mugomba rero kubana mugafatanya nyine za nshingano z'uru rugo rwanyu mugiye kubaka kugira ngo bigende neza. Hari uguhamwa n'icyaha gisebeje, nabyo bishobora kuba impamvu yo gutandukana. Hari ukwanga gutanga ibitunga urugo, twabonye ko biri mu nshingano zanyu. Hari uguhohotera ku mubiri, imitekerereze, irishengura umutima, irishingiye ku mutungo, irishingiye ku gitsina. Guhohotera ubundi byose bivamo kugira gute, gutandukana. Ntabwo umuryango mwiza umugabo ahohotera umugore cyangwa umugore ahohotere umugabo, ahubwo mugomba kuzuzanya, mukajya inama, mugafashanya muri byose. Hari igihe haba hari indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranwe, icyo gihe nabyo mubigaragariza urukiko, iyo mpamvu mukayivuga mukabatandukanya. Cyangwa se n'igihe byagaragara ko umwe mu bashyingiranwe afashwe nabi cyane, nayo ni impamvu yatuma mutandukana. Ariko iri tegeko ryemera ko abantu banatandukana ku bwumvikane bwabo, byose ni urukiko rubigena. Muratubwira nuko muzacungana mu mutungo wanyu. Iri tegeko ryemera ko mushobora gucunga umutungo wanyu mukoresheje ivangamutungo rusange. Icyo gihe muba muvanze byose. Iyo muvuze ngo
dusezeranya ivangamutungo rusange, byose ibigize imitungo, ibyo umusore yari afite, umukobwa yari afite n'ibindi muzashaka mubana, ubwo muba muhisemo ko ubisangiye 100% ari ibyanyu mwembi, ugomba no kubicunga mu buryo muba mwumvikanyeho, mwagiyeho inama, kuko n'imbere y'amategeko muba mufite uburenganzira bungana bwo kubihagararira. Icyo nicyo cyitwa ivangamutungo rusange. Itegeko rinemera ko hari abasezerana ivangamutungo w'umuhahano, icyo gihe bakavanga imitungo bahashye babana, kuvuga ngo imitungo bari bafite mbere yo kubana kwabo buri wese komeza kubiye akanayicungaho mu buryo bwe yumva uko abishaka, kereka iyo mushobora kuvuga muti nayo tuyikuye mu mitungo twicungaho tuyishyize mu mitungo dusangiye. Ariko ubundi ivangamutungo muhahano ni ukuvuga ko musangira umutungo muhashye mubana, iyo mwari mufite kutarabana buri wese ugakomeza kubibye. Hakabaho n'abahitamo rero ivanguramutungo risesuye, buri wese akomeza gucunga umutungo we mu bwisanzure bwe, hanyuma ariko mukumvikana uko ibireba urugo bizajya biboneka, ko urugo rwose umwe cyangwa undi muba murusangiye. Ubwo buri wese aba afite imitungo ye yicungaho, n'undi akagira iyo yicungaho, ariko urugo rwo ruba ari urwanyu mugena uko ibirureba bizajya biboneka. Hakaba n'abategura amasezerano, ngira ngo muri mwe ntabarimo, uko yo ni amasezerano mutegura mbere mukayazana, tukabanza tukayasuzuma, hari ibigomba kuba bikubiyemo, byaba koko tubona bitanyuranyije n'amategeko y'Igihugu n'imyifatire mbonezabupfura byacu nk'Abanyarwanda, ayo masezerano mukaba ariyo muzakoresha mu micungire y'umutungo wanyu. Kadusoreza aha ngaha rero, kuko itegeko bivuga byaba byinshi, ariko ngira ngo igikomeye muri byinshi twavuze ni ukubibutsa ko muba mwazanye no gushyingiranwa, muba mwazanye no kugira ngo mwubake ugende mureme umuryango. Jewe iyo nagize gati maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko cyiza Serine umbere umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. twabyiyemeje kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Kanyamara Ruzimi maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiramira Mugiseni umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wewe Kanyamara Ruzimi umbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Mukakarisa Chantal umbere umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Inzira zawe zose Imana irazireba,
ibyo unyuramo byose Imana irabireba mbese iyo uryamye usinziriye irakureba kuko Imana itagishwa ikintu na kimwe kuko ijisho ryayo rireba kura umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irareba inzira zawe zose Imana irazireba ibyo unyuramo byose Imana irabireba mbese iyo uryamye usinziriye irakureba kuko Imana itagishwa ikintu na kimwe kuko ijisho ryayo